kandi tugenda tuyibona uko bwije n'uko bukeye. Ntabwo ijya ibaduteza. Igihe babona ko isoni zigiye kudukora, aho ngaho niho Imana imanukira. Igihe babona ko byarangiye, aho niho Imana yiheshereza icyubahiro. Igihe barusinya bakavuga ati aho ku nyanja turabafite, mwatse amagare dutibike tubamare, nta handi nzira iri. Aho ngaho niho Imana imanukira mu nyanja igacamo inzira bakambukaho ku butaka bw'ubu. Hariho abantu bari bafite ibibazo imbere yabo bimeze nk'inyanja itukura, ku buryo na n'uyu munsi wabashije uko babinyuzemo nta busobanuro babona. Barakubwira gusa ngo Imana iratwambukije. Ifarashi n'uwo yari ihetse yabikungumuriye mu nyanja. Byagenze guteze ati twe cyo tuvuga gusa yatwambukije. Umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, subiza intege mu bugingo bwe. Ishyimbo ye n'inkoni ye nibyo bimpumuriza. Ndagusengeye Data kujya imbere afite ishyimbo n'inkoni. Ndagusengeye iyi nkoni niyo kugenda isekura mbese ibintu by'ibisega by'ibidubu mbese bitwitambitse imbere. Noneho ishyimbo niyo kugenda itugarura isubiza udutama mu zindi.